Ndabashimiye kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe nanjye Hitayezu Sosthene, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko kandi uyu munsi navuga ko ari agatangaza. Imana idufashe dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, kandi ritugire akamaro mwese. Bavandimwe, hari abantu benshi bizera Imana, basenga, bajya mu nsengero, mu misa, kandi bagakora ibikorwa byiza, ariko hari ikintu kimwe kibura mu buzima bwabo: kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Iyo umuntu ayoborwa n'ubwenge bwe gusa, ashobora gutsinda rimwe na rimwe, ariko iyo ayobowe na Roho Mutagatifu agenda mu bushake bw'Imana, kandi akabona amahoro nyakuri. Ni ukuvuga ko buri munsi we buri gihe ahora atsinda. Hari n'igihe utabibona ko watsinze, ariko mu buryo bumwe na bumwe, kubera ko uri mu nzira nyayo Imana yifuza ko unyuramo ukagera ku ntsinzi, ndetse no mu buryo utaruzi. Niyo mpamvu kenshi batubwira ngo Imana igira inzira nyinshi icishamo ibintu, ndetse ntizibarika. Hari igihe aho wibwira ngo niho utsindira uyobowe n'ubwenge bwawe, atariho utsindira. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibanga ryo kwakira Roho Mutagatifu, ndetse no kumureka akigarura ubuzima bwawe, akigarura ubuzima bwacu, kugira ngo tube abana b'Imana koko ku buryo bwuzuye. Icya mbere tugiye kubanza tukareba rero, tugiye kurebera hamwe muri kano kanya, ni Roho Mutagatifu ninde? Roho Mutagatifu ni umwuka w'Imana woherejwe kugira ngo abe umufasha, umwigisha n'umuyobozi w'abizera. Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 ku murongo wa 26 aragira ngo: ariko umufasha ari we Roho Mutagatifu, uwo Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose kandi azabibutsa ibyo nababwiye byose. Roho Mutagatifu ntabwo ari imbaraga gusa, ni Imana ikorana n'umuntu. Icya kabiri twakwibaza, ni iki gituma umuntu yakira Roho Mutagatifu? Reka turebe kwihana by'ukuri. Kwihana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 ku murongo wa 38, Petero yavuze ko nimwihane umuntu wese abatizwe. Bigakomeza ndetse akavuga ngo namwe muzahabwa impano ya Roho Mutagatifu. Umutima wicisha bugufi kandi wihana niwo Imana ituramo. Ikindi ni ukwemera Yezu Kristo. Yezu Kristo, Roho Mutagatifu aza gutura mu muntu wemeye, aza gutura mu muntu wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza ndetse n'umuhoza. Yezu ubwo ati nimwakire Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga ko niwe akenshi utanga Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu aza aje gusakara kubo Yezu Kristo yifuza ko Roho aturamo. Ikindi ni ugusaba ufite ukwizera. Mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 13, Yezu yavuze ko Data wo mu ijuru aha Roho Mutagatifu aba bamusabye. Icyo dusaba rero ni ugusaba no kwemera. Icyo mwibuke ko ijambo ry'Imana tubwira ko icyo muzasaba mwiyemeye cyose mu izina rya Kristo, cyose kizagira ute? Kizaba. Ikindi gikurikiyeho noneho ni ukumureka akakwigarurira. Bisobanuye iki? Abantu benshi bashaka ko Yezu aba umukiza, ariko ntibashake ko aba umwami. Aba umwami wa roho zabo, ngo ayobore ubwenge bwabo, ayobore. Bashaka Yezu wa wundi ubagirira neza, Yezu wa wundi ubakiza uburwayi, Yezu ubarinda ibibazo bafite, Yezu ubacisha ukubiri n'ibyago, ariko ntibashaka Yezu banyurana muri bya bibazo ku buryo baza gucamo bagahabwa imbaraga zo gutsinda ikibi. Ntabwo bashaka kunyura mu kibi ngo bahabwe imbaraga zigitsinda, ahubwo bashaka guhunga ikibi. Guhunga ikibi nabyo bishobora kugira igisobanuro cyiza. Ni ukuvuga ngo iyo uretse icyaha ukajya kure yacyo uba uhunze ikibi, ariko si ibyo nshatse kuvuga ngo sinshaka kuzigera mpangana n'icyo kibi. Mbese tube mu isi itagira ikibi.
kiyiriho. Iyo Roho Mutagatifu rero akwigaruriye, ahindura imitekerereze yawe, akayobora ibyemezo byawe, agahugura gukunda, akaguhugura mu buryo bwo gukunda, ndetse akaguha imbaraga zo gutsinda icyaha. Ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 14, niho batubwira ko abayoborwa na Roho w'Imana nyine ari bo bana b'Imana. Abayoborwa na Roho nibo bana b'Imana. Turebere ku ngero zifatika mu buzima bwa buri munsi. Urugero, hari umuntu ukunda kurakara cyane. Buri gihe iyo bamubwiye nabi ahita asubiza nabi. Ariko amaze kwakiraho Mutagatifu, mbere yo kuvuga arabanza agasenga mu mutima, akabasaba Imana ati nkore iki? Yego arababaye, ariko ntahita asubiza. Icyamurangaga rero kikagenda gihinduka. Urugero rwa kabiri, umuntu w'umucuruzi wabeshyaga abakiriya kugira ngo yunguke, agire urwunguko rwinshi rukabije, akabashuka. Yarungukaga amafaranga menshi, ariko iyo amaze kwemera kuyoborwa n'Roho Mutagatifu, ahitamo kuba inyangamugayo, akareba inyungu. Yego nibyo, kuko ntawe udakeneye kunguka, ariko nanone ntakandamize umukiriya cyangwa se ngo amwibe, ngo amubeshye yice umunzani n'ibindi. Nubwo inyungu zabanje kugabanuka, Imana imufungurira imiryango myinshi kubera ubudahemuka bwe, maze abantu bagatangira kumugaya. Naho wa wundi uharanira gusa inyungu, araharanira inyungu, ariko hari igihe asanga n'abantu bamucitseho kubera ko bavuga ati kanaka arahenda, tujya kumugurira ikiro cy'isukari tugasanga ni ikiro n'inusu. Urundi rugero twafata rwa gatatu ni ku rubyiruko rwakundaga kugwa mu bishuko bya interinete n'inshuti mbi. Abamaze gushyira imbere no gusoma Bibiliya no gusenga buri munsi, Roho Mutagatifu atangira kubaha imbaraga zo kuvuga oya ku cyitwa icyaha. Ni ukuvuga ngo bimwe basomaga kuri interinete bidahwitse, ashobora kubireba ukavuga ati ibi ntibihwitse, aho kugira ubyakire kwa kundi ubimire bunguri, ukavuga ati hoya ibi si byo. Aho kugira umara umwanya mu bindi bidafite umumaro, ugaha n'umwanya Bibiliya, ugasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Hari ibimenyetso byerekana ko Roho Mutagatifu akuyobora. Icya mbere, ugira amahoro mu mutima. Ikindi, ukunda ijambo ry'Imana, wanga icyaha, ukunda abantu ab'Imana yaremye, woroherwa no kubabarira, ugira inyota yo gusenga, uharanira gukora ibyo Imana ishaka. Mu Bagalatiya umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 20 kugera ku wa 23, imbuto za Roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kwizera, ubugwaneza no kwirinda. Ubutumwa bukomeye: ntukibere umuyobozi w'ubuzima bwawe wenyine. Hari igihe ubwenge bwacu butuyobya, hari igihe amarangamutima adushora mu makosa, ariko Roho Mutagatifu ahora ayobora mu kuri. Iyo wemeye kumvira ijwi rye, ubuzima bwawe burahinduka. Nta muntu ushobora kubaho ubuzima bwe kandi ku mbaraga ze gusa. Dukeneye Roho Mutagatifu buri munsi kugira ngo atuyoboye. Uyu munsi Imana iraguhamagarira gufungura umutima wawe. Ntugaharanire gusa kwakira imigisha yayo, ahubwo ushake kwakira uyitanga. Roho Mutagatifu niwe uhindura umutima, akazana amahoro, akayobora intambwe zacu, kandi akadufasha kuguma mu bushake bw'Imana. Uyu munsi emera Roho Mutagatifu kwigarurire, ubuzima bwawe ntibuzongera kumera nk'ubwa mbere. Reka dusenge. Dawe Mana yacu, dawe uri
ahatagatifu rwose mu ijuru, ndagushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Nihanye ibyaha byanjye byose kandi ndagusaba kubimbabarira. Mwami Yezu, ndakwemereye nk'umwami n'umukiza wanjye, Roho Mutagatifu ngwino uture mu buzima bwanjye. Nyobora mu kuri, umpindure unyigishe kandi umpe imbaraga zo gutsinda icyaha. Umfashe kumvira ubushake bw'Imana no kwemera imbuto ziguhesha icyubahiro, mu izina rya Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Mwese mbifurije amahoro y'Imana, nitwa Hitayezu Sosthène, ndabakunda cyane. Kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. Kora like niba ukunze iyi video, share kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu bose. Kandi niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kutugeraho, twandikire muri comment. Murakoze, mugire ibihe byiza.